Banyarwandakazi namwe bantu mwumva ikinyarwanda nongeye kubasuhuza. Uyu munsi nzanye ikiganiro gishaka kuvuga ku bintu bijyanye n'iby'uburezi, ariko mbere na mbere yo kubivuga ndagira ngo mumfashe dushimire leta yacu ko wenda muri iyi minsi hamaze igihe hari muri circulation y'ibintu by'inzoga, barwanya ibintu by'inzoga zitujuje ubuziranenge, zigira ingaruka ku bantu n'izindi gahunda zose bagira. Nabo ikiganiro cya polisi na RIB nyine bari kuvuganaho ku bintu by'urubyiruko muri iyi minsi bimaze igihe bigaragara byo kwiyandarika house party, haberamo ibintu bitaboneye indangagaciro za Kinyarwanda. Ndasigira ngo mumfashe dushimire rwose leta yacu. Ariko ndashaka gusaba ikintu kimwe, ndashaka gusaba ababishinzwe mukadufasha nko mugatunga iyo toroshi mutunga nyine ahantu hose hatandukanye, mukayitunga no mu burezi. Zanye video ebyiri z'abantu, n'abana babiri biga ku bigo bibiri bitandukanye, nazibonye kuri social media zisirikira, ariko numva nanjye ari ikintu bivugaho, cyane cyane mu bigo bya ekole runaka. Benshi muri twebwe twizeho, ariko uburezi bwaho henshi rwose buri hasi cyane. Ndaje video murazireba, ngiye kuzishyiraho. Wewe bakwitendera ate? Manuel. Manuel uzabiki? Uwo umva uzabiki nuba mukuru? Umusirikare. Umusirikare. Uwo umva uzaba umusirikare? Umusirikare arangwa n'iki? Kutagambanira igihugu. Ikindi? Gushyikira ubutwari. Ikindi? Kutagambanira abandi. Wiga mu kangahe? Mu gatanu. Mu gatanu primaire? Ufite imyaka ingahe? 12. 12? Bari kuri mu kajya kuvuga 20 mu Cyongereza. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. Gasubiremo kukana. 9 20. Goodbye. Biragoranye. Siga mu gatanu se kandi ukaba ushaka kuzaba umusirikare? How are you? Fine, thank you teacher. Fine, thank you teacher. Wiga mu kangahe harya? Mu gatanu. Mu gatanu primaire? Ufite imyaka? 12. 12? Basubiragamo social na English do byose nabirangiye. What is social? School, hospital. Ninde, what is your social study? Is community homework, studies is English, is social, community. Ninde yakize? Yes, Rega Samagera haguruka. Tugeze ku Gifaransa. Wewe wari gusakuza. Ariko ntago bira bintu bigarukira muri ekole runaka no muri za secondaire zimwe na zimwe. Ndabaho urugero nko mu technical schools, impamvu nyinshi cyane barangiza umuntu akarangiza nta kintu na kimwe abasha gukora. Ndabaho urugero rw'ikigo kimwe ntari buvuga izina nizeho cyo mu majyepfo. Abantu bajya kwiga, umuntu akaza aje kwiga nka electronique, akamara hafi umwaka wose bamukoresha mu mirimo ya construction, kujya guseha amatafari, kujya kwikorera ibiti, kujya kugira iki, kandi yaje kwiga electronique. Nimba mugira ngo ndabeshye, mufata umuntu muzi ugiye kurangiza mu mwaka wa senior 6, bamwe n'ufata abanyeshuri batanu kabakoresha igerageza ry'ibyo bize, uzasanga ubasha kugira ikintu akora ari 1%. Niyo mpamvu iyo ugiye nko muri ibihugu duturanye nka cyane za Uganda na za Kenya na za Congo, ubusanga nk'umunyeshuri niyo yabarize mu kigo cyo mu cyaro, ikigo giciriritse, abasha kuvuga nk'urwo rurimi neza, mbari Igifaransa cyangwa Icyongereza. Ikindi cya kabiri, nubwo amashuri ashobora kuba atari imyuga atari menshi cyane, ariko umuntu aba ari able gukora. Ujya ahantu ukajya kwaka nkanoza, niyo yabari internship cyangwa se nyine niyo uri kwaka internship cyangwa se nko gukora, bakakubaza wize iki, ukababwira nize ibi ngibi, ufite impamyabumenyi yaho ukabiyerekana ndayifite, agahita akubaza ngo okay warize urabigize, ariko uzi gukora iki? Kwiga ni kimwe no kumenya ni ikindi.
abenshi twarize dufite diplome ariko nta kintu abantu bazi, nta gihari. Nkaba ndi gusaba rero nimba ari minisiteri ishinzwe uburezi bakabashyike ku mashuri yose yo hasi bashyike hasi, barebe ukuntu nyine barebe imyigire iriyo, kubera ko abantu benshi usanga nk'umwarimu bagiye guterura nk'isomo bakamushyiraho nk'amasomo nk'atandatu kugira ngo akore ako kazi ku buryo bwo kugabanya abarimu. Njyewe kiriya kintu cyo gufata umwarimu bakamuha amasomo menshi kubera yuko wenda nyine bari kugira ngo baminimize nyine abarimu wenda n'ubushobozi bw'ikigo, bagafata umwarimu akamurundaho ibisomo byinshi, bimwe nta nubwo aba bifitiye ubushobozi rwose, bimwe ntabwo aba bizi neza, kubera ko hari nk'ingero nyine twagiye tubona nk'aho ngaho. Twebwe ndibuka neza ko hari nk'umwarimu wigishaga nyine aho ngaho nko ku ishuri iwacu rwose, reka mbivuge nta banga ririmo, kuko nzi yuko nyine nta musaruro byigeze bitugirira. Nk'umwaka wagiye gushera afite amasomo hafi ya yose yo mu ishuri, ariko ndababwiza ukuri ko no kwesitara itara rimwe ryahoraga, kandi buri gihe twaraklamingaga ariko kugeza ubwo directeur aje akabyibonera, no kwesitara itara rimwe muri electricity, kwesitara itara rimwe bimunanira. Rero byo ni uburozi nyine abantu baba baragiye barya nk'uko nguko. Kandi n'ubu ngubu hari aho ujya cyangwa ukabaza nk'abana bakakubwira umwarimu arigisha amasomo menshi ariko amwe abatanayazi, cyangwa se nyine amwe abagerageza ntabyo yumva neza. Tekereza ko icyo kintu bakigira bakakirebaho, umuntu bakajya bamuha amasomo ashoboye aho kugira ngo bamurundeho kugira ngo wenda ya attendance iboneke. Ikindi kintu nzi kiba mu mashuri cyane cyane sinzi ariko nkizi muri technical school cyane, batuma ibikoresho byinshi, ibyo nta kibazo, ariko ikibazo ni kimwe, sinzi ahantu bijya, ngira ngo barabigurisha cyangwa se bijya he handi, kuko mugera igihe cya pratique iyo bya bikoresho mwatanze babikira mugasanga ntabyo bagifite. Nk'abantu biga ibintu bya installation barabizi, ibintu byo kwestara musanga insinga ntazo bafite, hari n'ibindi bikoresho byinshi bakoresha, kandi buri munyeshuri yagiye kuza atazi ibikoresho byuzuye bagira ngo bakwemerere kwinjira ari uko uba werekanye ibikoresho byose. Tekereza ko icyo kintu bakirebaho, ariko rwose turasabye ngo nk'uko n'ahandi hose bagira gutyo bakabirebera bagacamo bakareba ibitagenda, cyangwa baba bari kureba ejo hazaza nyine h'intuza h'iterambere ry'igihugu, basubiremo barebe mu bintu by'uburezi kabisa. Ntago hari ahantu byinshi mu byaro batabasha, wenda sinavuga ko batabasha kuhagera, ariko bajye bagicishamo bazi banabatunguye, nk'akazi babibamenyesheje, kubera yuko iyo waje babimenyesheje barategura, bakora protocole nyinshi bakaza kubimenya, bakamenya ibyo bapresentinga, ariko batunguye wareba imyigire yabo ukuntu ihagaze. Rero muze, ndabasabye muze hano mutere comment mutubwire uko mubyumva. Ngiye ibyo nabashije kubona, kandi icyo gitekerezo niwo musanzu wanjye mbashe gutanga, mbona yuko ibyo bintu birebweho bishobora kugira ikintu bitanga. Nawe nimba hari icyo ubona cyakorwa, cyangwa uri mu burezi watubwira icyo ubona kibitera, cyangwa se ukatubwira nyirugaye mugatanga inama nyine z'ikintu umuntu yakora kugira ngo ibyo bintu byose bihinduke, n'abana bari kuzamuka bazamuke bafite ireme ry'uburezi ryiza.